Reba hano, reba. Abazi gusoma. Kanze mbasobanurire ibice bishatse kuvuga. Aya ni amakuru. Ku byo maze kubereka, siyansi yamaze kwerekana ko uyu munsi tariki 22 z'ukwezi kwa karindwi, ariwo munsi mutoya ku isi. Bivuze ngo isi irimo kwihuta. Babonye ko izuba ngo ryarashe amasaha 7:49 gusa. Ngo ikigaragara cyo nuko isi irimo kwihuta kuruta uko yigeze yihuta kurushaho. Isi iri kuzenguruka vuba vuba bigatuma igihe cyihuta. Biratangaje ukuntu twisanze mu kwa karindwi kandi 2025 bitangije ubundi. Sinzi niba njye gusa ndabizi neza no byirengagize. Naho urabizi neza ko igihe kirimo kwihuta. Uretse gatumwereka akantu gato. Muri Mateyo 24 ku murongo wa 22 baravuga ngo iyo iminsi iyaba itagabanyijwemo ntihajyaga kuzarokoka n'umwe, ariko ku bw'intore iyo minsi izagabanywaho. Nari nibagiwe gato. Umutwe w'amagambo w'uyu murongo w'iki gice urandika ngo ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Bivuze ngo ibihe turimo ni ibihe bya nyuma. Tangire tuba maso. Niba igihe cyatangiye kwihuta, siyansi nayo igatangira kubibona. Bibiliya ubwayo ikavuga yuko iminsi ya nyuma igihe kizihuta kuko kigizwe kirekire nta warokoka, bityo iminsi izagirwa mike itangire yihutishwe. Bivuze ngo dukwiriye kuba maso kuko ibihe tugezemo n'ibyo kwitondera. Sinde bujye muri details ibintu byinshi bishanzwe bivugwa hanze aha ngaha. Gusa tube maso, niba uri umukristo ukiranuke umere neza, niba uzi kuri mu bindi bintu bivemo. Iki ni cyo gihe cyo kuba maso kuko ibi ni ibimenyetso bikwereka yuko ukwiriye kuba seriye ku Mana, ugafata seriye ibintu by'Imana kuko igihe turimo nta mikino ihari. Shalom.